nyakubahwa minisita hano hari umuhango umaze kuhabera warebanaga na graduation cyangwa se harimo n'ibikorwa bitandukanye byahariwe urubyiruko rwa hano Iwawa. Hari gahunda yahabereye yo gutanga impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi ku barangije kwiga gusoma no kwandika no kubara ku rubyiruko rugera kuri 260 hafi bigishijwe n'itorero rya ADPR. Nk'urubyiruko ubundi cyangwa se muri leta ni iki muteganyiriza abanyarwanda kubirana n'iyo gahunda yo gusoma no kwandika no kubara batabonye amahirwe nkayo? Ariko ubundi niko bimeze muri gahunda ya leta, nuko bakuru batamashoboye kugira amahirwe yo kwandika no gusoma nk'ikigoroba hano cyane bakabigisha, cyangwa abanyeshuri bagiye muri vacances bakabigisha kugira ngo buri wese nibura agire iyo kubera ko kuri ubu ngubu kwese utazi gusoma no kwandika no kubara sinzi so tumubya tugenda umubare w'abantu batazi kubara no kugira ngo buri wese nibura umunyarwanda minimum bose ashobora kwandika. Urubyiruko rw'ahangaha mu bigaragara amadini hari uruhare mubona afite kuri rwo mu mihindukire yarwo? Nacyo gituma nabashimiye kubera ko ubundi ba pasiteri n'abapadiri bamutize bategereje ko abakristo babasanga, ariko noneho baje aho ababyaha bari numva rero kuko abana bari baragiye mu bintu by'ubwenge abadaheranwa mureke kwihuta mugarutse cyane, so bakaza kwigisha ijambo ry'Imana bagahinduka. Murakoze minisitiri.